Kubona rero naje gushyingira mushiki wanjye uyu munsi wa none murabona ko abantu bamwambariye barasa neza cyane bigaragara sinzi uko nababwiye ngo ndajya kugenda mbageza buri kimwe cyose kiri kugenda kibera ahangaha ngira ngo mubibona neza cyane abakobwa beza bambaye neza bakenyeye basa neza cyane ntacyo nabinganya. So nawe rero ndagira ngo uze kwibuka ukanasubscribe kuri YouTube ifite maze ntuze gucikwa na kimwe icyo ariko ngira ngo muri kugenda mubibona cyane barasa neza koko dore ubwiza butangaje dore white abantu basa neza cyane bambaye neza Crackit mwamubonye uyu niwe Crackit mwajya byumva ujye umenya karo inguyu nyirubwite dore imyambarire dore umva baririmbye wowe ubwo ndabizi mufite amatsiko yo kumenya ngo ninde muntu uri kuririmba ndabizi neza muri kwibaza ngo ninde uri kuririmba ese nawe ufite amatsiko yo kumubona kuri bya YouTube 50 dore nuko nguko rero mushiki wanjye bamusohoye aba n'abana bateguye neza cyane umwiza kurusha abandi reka nze mubereke sister from Biyayu reka mbereke ubwiza afite bwo rwose nta wundi mukobwa uzabusangana muri iyi si ntawe pe ngira ngo muri kwibona cyane ubwiza afite nta wundi muntu uzigera ubusangana muri iyi si umwe wenyine ku isi y'abazima watoranyije mu miliyaridi n'amamiliyaridi y'abatuye isi baravuga ngo reka bari we twibikaho bamugire umukazana wabo abakobwa basa neza cyane bafite intambwe wagira ngo rwose nababwiye ngo nta na kimwe kiri buze kubacika ndabizi neza mu gikombe gukomeza kumureba kuko mwiza nk'uyu kumureba ntabwo wabihaga inseko nziza ziri imbere ka uwo barahiye kuba atazamureka none ni iki wamunganya kweli. So nimba uzi rero ko ugikombe gukomeza kumureba dore ubwiza bwe akushye mana utamutegereza ninde kateye ubwuzu ashimishije bidasanzwe urajyamo byo wakigira byose rega isi yose kukubona turi live nushaka kubyakire ushaka Crackit akumurasa neza kweli shaka mbabwiza ko ninjye warushinzwe costume design y'aba bakobwa ninjye wabambitse ninjye ibi bintu nta wundi muntu wabikora muri sibye bya YouTube 50 yego dore nimba wumva nawe ushaka kwambara nk'aba bakobwa bambaye neza mu bukwe bwawe mpamagara kuri 0783021960 maze nkwambike harabari kuvuga ngo wenda nge imyambaro si yanjye ni yanjye dore intambwe tera intambwe unsange fata ukuboko nkomeze ndio mbambabwira ese mvuge Marene nanone Marene mwamubonye numwe mu bantu bambaye neza bakaberwa by'umwihariko uyu mwambaro yambaye yawukuye muri Mika Fashion urumva niho hantu honyine ushobora gusanga umwambaro mwiza nk'uyu umukenyero mwiza nk'uyu nguyu utasanga handi aba bakobwa muri kona rero bambaye ibi by'imituku bambariye muri Biyayu Fashion ninjye wabambitse ngira ngo muri kwibona neza cyane byego abakobwa b'iwacu ni beza cyane
ntabwo rwose kabisa. Abakobwa b'iwacu ni beza cyane, ntibagira uburyarya. Igira hino dore iyo ugiye yenda wasanga uri buze kurenga imisozi nzakugeraho ntegereje kabiri. Ndagira ngo mwihanure akanya gatoya. Uwera akana ka mama, nshaka ko wita uwera akana ka mama, nshaka yitabye yemwe uwera akana ka mama. Dore uzayibuka usanze umutore, hano uzaba na nyina w'intore, kandi uzaba n'umutoza w'intore. Ubugirira ntukagiye kuko mutoye, maze uzahora n'ubutoto uzahora n'ubutore iteka ryose. Wanyumvise akana ka mama? Wanyumvise? Uragiye. Dore uvuye guhanya ugiye guha abandi. Watumvise? Dore uvuye guhanya ugiye guha abandi. Imitoma watewe sizagutunga. Wanyumvise? Imitoma watewe sizagutunga. Wanyumvise? Ngira ngo yego. Ntabwo yahoboye. Nimwihangane ndabwibone. Imitoma watewe igirendere kibondo kandi ntore. Imitoma watewe sizagutunga. Yego. Yego kana ka mama areka kwigendanya. Aka kana ntabwo ari bimwe by'abanyamagambo, nta nubwo ari bimwe by'abashaka simbizi, ahubwo aka kana ni aka mama. Areka buriya ni gucura ka mama. Navuze nti imitoma watewe sizagutunga, ahubwo impanuro ntanze uzubaha umutware. Wanyumvise kana ka mama? Ni bucura. Uyu ni bucura ka mama. Murabizi ko ari bucura yemwe. Batangira icyari n'indagowe. Uwera bane bakundisha babyeyi mu mbabari abaretse kurenga aho ntaza kurenga aho batare. Nuko uwera rero mwana wa mama, dore uvuye mu banyugiye mu babandi. Yego, kandi mu by'ukuri ntabwo bigutunguye warabiteguye. Yego wera, ntabwo bigutunguye warabiteguye. Nuko mwana wa mama, nuko none rero nagira ngo ngusabe ubutore watojwe n'ubusigi wanyu ubutahane no kukugisha. Umutima w'ubutore watojwe n'ubusigi wanyu ubutahane naho ugiye. Yego, none rero umukwe nawe rero uzadukundira umwana. Ariko iyi ni bucura agacura abandi. N'uyu munsi yabacuza umutima udacuza umwijima. Nuko ngiyi impanuro mbahaye bana banjye. Murakoze. Gukomera umunsi wo gushima. Abo basore basaza bamaze kumwegamiza ubundi utera umugana imbere mu muhindukizi kugira ngo mwiza arangamirwe. Nyakubahwa Imana ndawe kandi barakomeje guhamagaje uwera mu gitaramo n'abitabye. Ndagira ngo mbanze nsaba imiryango yombi twanamize tumwakiriza amashyi n'impuhwe. Kandi nyakubahwa Imana hotel ntabwe kugira ngo mugire icyo mwamuha bari ku gitaramo. Urakoze nawe twahoje tugatuma kandi bakatumikira. Nagira ngo abasore ko muri abantu akarikira ubu ni mwe kuri ujisho mwe mwe kuri ujisho shaka ikintu muri yango humura
na bakuru bawe nabo yabanyeretse nabo nasanze bategura itoto mwana wanjye kugenda ari imbogamizi y'ubukene gacana ejebe uvuga ngo washimye Karama mubyeyi nagira ngo tundukire imbere ungana hano nagira ngo wa musore bashakira nyine ushyikirize shantari aje gusaba umugaragaza umuryango n'imiryango yanjye iteranye iwe bamugoye ku mugaragaro Kristo yakuzwe ejebe Karama mubyeyi umwanya ni uwawe nakare nabivuze ngo twaganira byinshi ibyiza bimubabwira byinshi ariko navuze ngo mazi y'igihe nta masaha nagira rero ngo muri kano kanya niba waribwa